Fanya Kazi TV, we are the solution. Nongeye kandi kuguha ikaze kuri Fanya Kazi TV, nge unyite Mr. Fanya Kazi. Uyu munsi tugiye kureba uko ushobora kubitsa kuri Binance, aho ushobora kubikora ukoresheje mobile money cyangwa se bank account. Uyu munsi turakoresha uburyo bwa mobile money, ariko nanone ubwo buryo bushobora gukora no kuri bank cyangwa se account yawe ya bank uba warahisemo cyangwa waremeje. Ndagusaba gukurikira iyi video witonze kugira ngo uzajye ubasha kubyikorera. Icyambere kugira ngo ibi ngibi bize gukunda nuko ugomba kuba warahuje mobile money yawe cyangwa se konti yawe ya bank warabihuje na Binance. Niba utarabikoze ujye muri description nagushyiremo video ibisobanura neza uko wahuza mobile money yawe cyangwa se konti muri bank yawe ukabihuza na Binance, bityo ukajya ubasha kwishyura cyangwa se kwishyurwa kuri Binance bikoroheye. Reka duhere ku buryo bwo kumenya uko wabitsa kuri Binance account. Mu gihe uza kuba uri kureba iyi video wumve ko Binance muri aka kanya ari konti yawe nk'uko tugira konti za bank, ariko none ni konti yo mu buryo bw'ikoranabuhanga. Mwibutsa ko ni konti ushobora kuvunjamo amafaranga yawe ukayavunja mu yandi, ukaba wayabitsaho, ukaba wayastakinga cyangwa se kuyabyaza umusaruro. Ibyo nabyo tuzagenda tubimenya mu gihe kiri imbere, ariko muri aka kanya ngiye kukwereka uko wakura amafaranga kuri mobile money yawe ukayashyira kuri Binance account yawe. Twagiye. Urinjira kuri Binance account yawe, ubwo ni application ya Binance uri buze gukandaho. Ugomba kuba ufite network ikora neza kandi yihuta. Nk'ubu ngubu hano kuri account yanjye murabona ko mfiteho ama USDT 0.62. Ubu tugiye kugura dukoresheje mobile money. Uraza hano ukande kuri P2P. Hanyuma kugira ngo mbashe kuba mfite izi USDT muri konti yanjye nuko nyine ngomba kuzigura. Ndaza ndebe ku rutonde rw'abantu baba bacuruza hano. Ikitonderwa niba uje ugasanga harimo nka USDT gutya, icyo uri busabwe nuko uri bukande hano hejuru kuri aka kantu ka USDT, ugahitamo niba ushaka kubitsa mu manyarwanda cyangwa se kwishyurwa mu manyarwanda, ugakanda kuri rwa cyangwa se ukayandikamo rwa F ugakandaho. Icyo gihe uhita ubona urutonde rw'abantu bari gucuruza izi USDT. Ugomba kubanza kumenya amafaranga ufite kuri mobile money yawe. Reka turebe nkanjye kuri momo yanjye mfiteho 4,468. Reka tuvuge ko aya yose nshaka kuyagura mu USDT. Subiye kuri Binance account, reka turebe nk'uyu wa mbere witwa Maestro. Maestro ari kugurisha USDT imwe ku mafaranga 1,468. Ubwo ni muri iki gihe turi gukora iyi video, wenda ushobora kuyireba nyuma ukazasanga byarazamutse cyangwa se byaragabanutse. We kuri ubu afite USDT ebyiri ni bice 49. ashobora kuba ahuye n'ibihumbi 3,665. Tubanze dusobanure akantu kamwe. Hano hari buy, nuvuga ngo ngiye kugurira bamwe mu bantu baba bari gucuruza cyangwa se bari kugurisha USDT. Hanyuma rero urabona uyu nguyu yitwa Edison 12 we arimo aragurisha USDT ze imwe ku 470 n'ibice 0 bitandatu. Bivuze ko uyu nguyu nawe yazamutseho gatoya, ariko kora ko afite nyinshi. Reka rero ndatugurire uyu nguyu turebe. Impamvu nuko wenda turashaka nko kugura USDT eshatu kandi uriya twabanye ko afite 2,49. Reka dushyireho hano. Ubano tugiye gushyiramo amafaranga, tuvuge ko dushaka kugura izi 4,000. Ubu butumwa bwa mbere baduhaye nuvuga ngo dushobora kubona USDT 2,37, ariko uriya Edison yashyizeho icyo twakwita limit, no kuvuga ngo ni USDT nkeya ushobora kugura cyangwa se izo utagomba kurenza. Kadusubira inyuma turebe. Biragaragara ko we yavuze ko mu gihe ushaka kugura ugomba kugura USDT zifite agaciro k'ibihumbi 17,500. Hanyuma kandi nanone ni hagati ya 17,500 na 986. Mu yandi magambo ni nkaho we ashaka kuzigurisha zose. Uyu nguyu ntabwo twamugura kuri ubwo bushobozi ntabwo tubufite. Okay, reka twisubire kuri uyu nguyu Maestro. Icyo dushaka nuko tumenya uko wagurisha cyangwa se uko wagura USDT zawe. Reka dore kuri uyu nguyu Maestro. Reka tujye kuri buy. Netujya kuri buy dushobora kuvuga tutereka tumugurire izi USDT zose afite. Reka dukande kuri USDT. Hanyuma reka dukande kuri max, barahita baziduha zose afite. Ahangaha baratubwira ngo turishyura amafaranga 3,613 dukoresheje iki mobile money. Murayibona hano. Turazamuka dukande kuri place order. Baratubwiye ngo fungura mobile money yawe kugira ngo ubashe kwishyura. Witondere aha hantu barakwereka ko ngiye kwishyura amafaranga 3,613. nkaba ngiye kuyishyura kuri Eric Kibibi. Aya mazina ugomba kuyareba ukaza kureba ko ari uwo muntu ugiye kwishyura.
nimero ye ni iyi ngiyi, hanyuma hepfo hari amazina ya konti yanjye. Icyo turi bukorere ni iki, kugira ngo tubashe kubika izi nimero ze tujye kwishyura dukoresheje mobile money, turakanda kuri akantu k'imbere ka copy, hanyuma tujye kuri keypad yacu, tujye kuri mobile money. Uraza hano utukanda akanyenyeri 182 nk'umuntu ugiye kohereza amafaranga, kandi udutinze kugira ngo dushyiremo ya nimero ya Eric. Tubonye ko bari kuduca 3,000, dusubira inyuma 3,613 niyo tugiye gushyiraho 3,613. Kadushyira wenda na 18 ataza kubaho aka RA, dukore kuri send. Hanyuma ni Eric Kibibi nk'uko twabibonye, turashyiramo umubare wacu w'ibanga twemeze. Niturangiza duhite dufata screenshot kugira ngo bibe igihamya nk'uko twabisabwe hariya. Tugaruke kuri Binance, niturangiza ngo upload payment proof, nuvuga ngo bari kudusaba gushyiraho ubwishyu cyangwa se icyemezo cy'ubwishyu. Turakanda kuri upload, ushobora gushyira amafoto ageze kuri 3 ariko twe turashyira ire yacu imwe. Turakanda kuri aka kantu ko guteranya, tujye kuri select image, screenshot ni ngiyi ya mbere ko niyo duherutse gukora, hanyuma tugire tuti I have made the transfer with my own payment account ifite aya mazina yangaya. Duhite dukanda kuri transferred to the seller. Icyo turi bukore rero turarindira. Iyo unashatse kugira ngo wenda Eric niba yarahuze abashe kubona ko hari kishyuwe, ushobora kumwandikira urugero uti mwiriwe, tumaze kwishyura USDT, mwadufasha mu kazi. Urabona ko uyu Eric nta nubwo anatinze rwose, ahise azohereza. Icyo turi bukore rero, reka dusubire inyuma gato kuri konti yacu no turebe niba mubyibuka ayo nari mfiteho n'ayangaya. Murabona ko byakunze. Ubu iki ni igice cya mbere cy'uburyo ushobora kugura USDT ukazishyira kuri Binance account yawe. Yari Fanya Kazi TV. Iki ni ikibazo wumva watubaza, ucyandike muri comment kugira ngo tugikoreho ubushakashatsi, hanyuma tubakorere video ibibereka. Hanyuma niba kandi ukunze ibyo dukora ukifuza kubisangiza abandi, ukora subscribe ni ibintu by'ingenzi kuri twebwe, ndetse ukanabisangiza n'abandi kugira ngo natwe turusheho gukomeza kugira imbaraga zo gukora video nk'izi ngizi zitwigisha twese. Stay in touch. Ni Mr Fanya Kazi, iyi ni Fanya Kazi TV, turi kumwe. Fanya Kazi TV, we are the solution.